Genda bite iyo umuntu adahinduye amavuta ku gihe? Icyambere nuko imoteri y'imodoka irangirika. Kumenesha amavuta ntabwo ari ugupfa kugenda ahantu ngo basukemo, ahubwo n'ukwitonda hakabanza hakarebwa neza ese iyi modoka yakozwe mu wuhe mwaka, yakozwe n'uruhe ruganda, ese amavuta ashobora kuyikoresha na ayahe. Nk'iyo umuntu ashyizemo amavuta atagendanye n'imodoka, abantu bari kutureba barabona ko hano iruhande rwawe hari amoko atandukanye y'amavuta. Umuntu ashobora gushyiramo wenda nk'aya y'icyatsi kandi ari gushyiramo ari ay'umuhondo, bigenda biti? Bantu mutunzi imodoka z'ikoranabuhanga zinywa mazutu, diesel cyangwa essence, cyane cyane za hybrid, mwaba muzi ko izi modoka zigira amavuta y'umwihariko yagenewe system za DPF na catalyst. Mu yandi makuru nuko hejuru ya 90% y'abatunzi imodoka mu Rwanda arizo muri ubwo bwoko, ariko nyamara 85% ziri mu igaraje. Izikiri kugenda zacitse intege, zirashyuha ku buryo kuzitinza nabyo biri kuziganisha habi. Ibi byose biraterwa no kudakurikiza amabwiriza ya maintenance mu masysteme yazo. Inkuru nziza ishobora gutuma udahangayika, ariko nuko igisubizo cy'ibyo bibazo kiri muri Autokorea Maintenance Limited. Iki ni ikigo kirimo abahanga mu gusuzuma amasysteme yose agize imodoka ndetse no kwifashisha produits zikenewe kugira ngo izi modoka zikorerwe maintenance. Basanga igikondo bagufashe muri maintenance y'umwihariko ku modoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0786 20 60 54. Nyamara ngo ikintu cya mbere burya ni amakuru. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Turi kumwe na Engineer Elia kuva muri Autokorea Maintenance Limited. Tugiye kuganira ku bijyanye no kumena amavuta. Umuntu agura imodoka akumva kumena amavuta ni gahunda azajya akora, ariko se kuki ari ngombwa ko umuntu amena amavuta y'imodoka? Kubera iki maintenance z'imodoka rimwe na rimwe zigorana? Nibyo tugiye kugarukaho. Engineer Elia, na mahoro? Ni amahoro. Reka tuganire ku bijyanye no kumena amavuta. Kuki ari ngombwa kumena amavuta mbere na mbere? Ni ngombwa cyane kuko kugira ngo moteri y'imodoka ikore nuko igomba kuba ifite amavuta ya moteri. Amavuta niyo ayifasha, ndetse n'izindi produits zunganira amavuta nk'amakurante ya za ITF, automatic transmission fluid, ndetse n'andi liquide afasha imoteri y'imodoka gukomeza gukora neza kandi by'igihe kirekire. Ni bwo buryo rero cyo bita guhindura amavuta cyangwa gukora maintenance bikorwa, ariko nabyo bikagenda bigira umwihariko bitewe na tekinoloji y'imodoka cyangwa se ubutare ibyuma by'imoteri byakozwemo. Kuki rimwe na rimwe kumena amavuta biba ikibazo ku bantu batandukanye? Biba ikibazo, numva akenshi umuntu agura imodoka ariko adafite ubumenyi cyangwa se adafite amakuru ku bwoko bw'amavuta buzakora muri iyo modoka. Nko ku rugero nko kuri iki gihe urabona ko hari imodoka nyinshi zitandukanye, amoko y'imodoka menshi atandukanye. Abantu bamwe bagura Kia, abandi bakagura Hyundai, abandi bakagura Toyota, abandi bakagura Benz. Izo modoka kandi nazo zikaba zigiye zifite amatekinoloji atandukanye. Ugasanga hari nka Kia zo mu myaka ya mbere y'ibihumbi 2010, ugasanga hari izo mu 2012 kuzamura kugeza 2025 n'amayundai bikabuko. Ariko izo modoka zose amatekinoloji azubatse, amatekinoloji azigize ni amatekinoloji atandukanye, ku buryo zidakoresha ubwoko bumwe bw'amavuta cyangwa se ubwoko bumwe bw'amaproduit ndetse n'andi maporolines. Zigenda zigira umwihariko bitewe n'inganda zazikoze, amatekinoloji zubakanye. Ntago bikiri nka kwa kundi kwa kera wasagaga nk'ahantu hari amavuta y'imodoka ugasanga buri muntu wese araparika bagashyiramo, undi agaparika bakavoma ahantu hamwe, undi agaparika bakavoma mu kigega kimwe. Ntago ariko bikimeze, kuko ubu ngubu kijyanye na maintenance y'imodoka bisigaye bikorwa a partir ya tekinoloji igize ya modoka, uruganda rwayikoze, ubwoko bw'imodoka, umwaka imodoka yakozwemo. Zigenda zigira lubricant itandukanye. Hanyuma ni iki kibwira umuntu ko igihe kigeze cyo gusimbura amavuta mu modoka? Nkuko bisanzwe imodoka igira ifishi ikurikiranirwaho cyangwa gatabo iba ikurikiranirwaho, kuko hari ibirometero runaka amavuta bagomba, imodoka ibigomba kugenda amavuta agahindurwa bitewe n'ubwoko bw'iyo modoka. Imodoka rero iyo imaze gukorerwa maintenance hari aho bandika ibirometero izakora bakongera bagahindura.
bitewe na tekinoloji y'imodoka. Tuvuge niba ari Hyundai yakozwe mu mwaka wa 2020 cyangwa se Hyundai yakozwe mu mwaka wa 2016 ikaba ari diesel, hari ibintu bagenderaho bagena ubwoko bw'amavuta iyo modoka izamo. Hari uko ifite ikoranabuhanga rya DPF nk'uko imodoka zitandukanye kuri ubu ngubu za mazutu zifite iryo koranabuhanga, hari izifite ikoranabuhanga ritandukanye ritari DPF. Urumva ko izo modoka zinywa amavuta atandukanye. Hari iziba zifite amavuta agomba kuba agenda nk'ibirometero 10,000, hari iziba zifite amavuta agomba kuba agenda ibirometero 5,000. Icyo gihe iyo modoka urumva ko ubwoko bw'amavuta imwe inywa butandukanye n'ubw'indi inywa, kandi iyo bakora fiche ya maintenance bagenda bandika ibirometero imodoka ije kunyweraho amavuta ya mbere, ibirometero izagenda imodoka ikongera igahindurirwa amavuta, ibirometero imodoka izagenda noneho ya mavuta akazahindurwa ariko hakagira izindi produit, kuko uko imyaka ishira, uko imodoka icanira, moteri y'imodoka nko twaze tubibona ikoreshwa n'umuriro. Ariya mavuta bashyiramo burya agenda yumiramo, basukamo bakamena, bakazongera bagasuka bakamena, nko mu gihe cy'amezi 3 hagati ya 3-8 umuntu agahora asimbuza amavuta. Hari inshuro igera akaba agomba kuzakoreshwa amaproduwi, hari zo bita za motofurasha cyangwa se za engine cleaners, zizinjiramo indani zikajya gusukura buyunguruzo bubamo imbere muri moteri, inzira amavuta ya moteri anyuramo iyo arimo asirikira muri moteri, kugira ngo iriya myanda iba yarumiyemo kubera ubushyuhe bukabije, kuko buriya ingano y'amavuta bafite mu modoka iyo bamenye ntago ari yivamo, andi yagiye he aba yarumiyemo, yumiye he muri za nzira abasirikiramo muri moteri. Igihe rero kiragera bakazashyiramo ya miti kugira ngo ikoremo isuku, ya myanda ivemo, nibongera gushyiramo andi mavuta kandi ubundi bwoko bw'amavuta bujyanye na ya modoka n'ikoranabuhanga riyigize. Nago ari bimwe by'umuntu kuvuga ngo ngiye ngo nari mfite imodoka kera nashyiragamo amavuta runaka, wenda Kicks ni urugero, ngo niba nguze n'imodoka 2020 ngo nzongera nshyiremo ayo ngayo, agahora yumva ko ayo mavuta ari original, buri uko ahindura imodoka ugasanga barakoresha amavuta amwe. Ntago ari byo, kubera ko bituma imodoka zihita zangirika, kuko irangizwa n'iki, ni imodoka ifite ikoranabuhanga, ifite centrifugal force yo hejuru mu byuma byayo uko byikaraga, ifite uburyo ishyuhamo degré Celsius, temperature yayo izamuka cyane. Icyo gihe bijyana n'amavuta yandi afite bwa bushobozi bwo kwihanganira ubushyuhe bukabije, kwihanganira ukwikaraga, kujugumira kuba muri moteri kwa bya byuma biyakubita umunsi ku wundi uko imodoka igenda, afite ubushobozi bwo kwihanganira kugenda moteri nk'amamodoka y'ama hybrid cyangwa se izo zindi modoka zikoranabuhanga zifite icyo bita auto stop, zigenda zakazongera zizima. Iyo shanjo miba muri moteri, amavuta akaba afite ubushobozi bwo kwihanganira ibyo byose. Hanyuma bigenda bite iyo umuntu adahinduye amavuta ku gihe? Icya mbere nuko moteri y'imodoka irangirika, kuko moteri y'imodoka ni ibyuma biba byikaraga mu mavuta. Ariya mavuta akaba afite ubushobozi, viscosity, afite ubushobozi bwo urabona lubricant kwinjira muri bya byuma ntibibashe gukubanamo ngo icyuma kimwe giharatura ikindi, akaba afite ukunyerera. Iyo tuvuga viscosity ni nko kunyerera cyangwa kurenduka ko ku rwego rwo hejuru, ku buryo icyuma kiba kikuba ku kindi ariko ntikigiharatura. Ayo mavuta rero uko atinda muri moteri, igihe amara muri moteri agenda asaza. Asajishwa n'iki? Asajishwa na bwa bushyuhe bukabije, kuko ari amavuta abanyerera mu byuma bishyushye kuri temperature yo hejuru, degré Celsius, kuva kuri za degré Celsius kuri za 600 kuzamuka kugera kuri hafi ku 1000 ku modoka zimwe na zimwe. Hari imodoka zishyuha nk'izinywa mazutu, ugasanga icyuma kirashyuha kuri degré Celsius yo hejuru, temperature 1000 hafi na 800. Urumva rero ibyo byuma bya moteri bishyuha kuri urwo rwego, amavuta aba abyikaragamo, amavuta aba binyereramo, nayo abashobora kuzagira igihe cyo kudekurarwa cyangwa se gucibwa intege na bwa bushyuhe bukabije bw'amavuta bwo muri moteri, bwa bushyuhe bukabije bwo muri moteri. Nanone biriya byuma biba biyakubita, ibyuma byo muri moteri biba byikaraga
bizamuka bimanuka ibindi bijya imbere bigaruka inyuma bikubita muri ya mavuta. Uko rero kuyakubita guhora biyacoca biyahondagura biyakubita nabyo bigera igihe bigaca intege amavuta. Niyo mpamvu bagera igihe amavuta bakavuga ngo aya mavuta ntabwo agifite ubushobozi, reka tuyavanemo dushyiremo andi. Icyo warubajije rero ngo bahadahinduwe amavuta byagenda bite, nuko igihe cyazagera moteri kubera bwa bushyuhe bukabije bukanywa ya mavuta agashiramo. Amavuta nayo uko amara igihe agenda acika intege, abagenda noneho yoroha ku buryo cya cyuma gishyushye kuba cyayanywa cyangwa cyayakamura byoroha. Bitandukanye n'iyo akiri mashya, burya abakifitemo propriety, abakifitemo ubushobozi bwo kuresista ku buryo cya cyuma gishyushye kitabasha kuyanyunyuza. Ariko uko igihe kigenda gishira moteri ikora bigenda bigira uko agenda acika intege, acibwa intege na bwa bushyuhe, acibwa intege na bya byuma biyakubita, agenda agera igihe akoroha. Yakoroha icyuma cya moteri kikaba cyayanywa byoroshye, ya viscosity gashiramo ibyuma bya moteri bigakubanaho. Ni nayo mpamvu uzabona igihe kigera moteri y'umuntu ugasangira igira imyotsi. Ishobora kugira imyotsi kubera ko ya mavuta yashasha atayahindura, ishobora kugira imyotsi kubera ko anashyiramo n'ubwoko bw'amavuta butajyanye na bya byuma. Ariya mavuta afite intege nke, afite imbaraga nke, bya bindi twavuga ati kumenesha amavuta ntabwo ari ugupfa kugenda ahantu ngo basukemo, ahubwo ni ukwitonda hakabanza hakarebwa neza ese iyi modoka yakozwe mu wuhe mwaka, yakozwe n'uruhe ruganda, ese amavuta ashobora kuyikoresha ni ayahe. Iyo nabwo agenda bagasukamo ayo babonye, nabwo ya mavuta ashobora kutabasha kuresista kuri za mbaraga n'ubushyuhe bwa ya moteri, bikaba byayadekuraje vuba, akaba yateza ibibazo ko gutera imyotsi, kwangirika kw'ibyuma by'imbere, ugucika imbaraga kwa moteri ndetse no gutuma moteri yanywa cyane. Hanyuma wenda nk'iyo umuntu ashyizemo amavuta atagendanye n'imodoka, abantu bari kutureba barabona ko hano iruhande rwawe hari amoko atandukanye y'amavuta. Umuntu ashobora gushyiramo wenda nk'aya y'icyatsi kandi ari gushyiramo ari ay'umuhondo, bigenda biti iyo umuntu abusanyije amavuta yagomba gushyira mu modoka? Urumva ko byangiza moteri, byihutisha moteri kuba yakwangirika, kuko uwo muhanga uba warakoze iriya moteri akarema ubutare buzaba bugize bya byuma biyigize, akarema ubushyuhe, temperature izashyuhiraho, temperature maximum, agena n'amavuta azabasha guhangana n'iyo miterere y'icyo cyuma, y'iyo moteri. Iyo rero ufashe wowe amavuta ataragenewe ya systeme ukayashyiramo, icyambere nuko biyangiza vuba, biyica intege, bituma moteri igira imikorere mibi, bigatuma ishobora no kugira consommation, kunywa za essence nyinshi, kuba yatangira kugira imyotsi. Ndetse imodoka zimwe na zimwe z'ikoranabuhanga ryo hejuru ziba zifite n'amasensa bagomba gusensinga viscosity y'amavuta, icyo gihe ziba zishobora no kuba zatanga amasinyari atari meza nko muri computer cyangwa n'ahari imbere umuntu aba yicaye areba, bigatuma ikoranabuhanga rishobora no guca imodoka intege, ishobora no kuyizimya bitewe n'uko rirabona ko ririmo kuba yakwangirika. Hano muri Autocore Maintenance Limited mukunda guhura n'abantu bakoze iryo kosa ryo gukoresha amavuta atagendanye n'imodoka n'ikoranabuhanga ryayo? Imodoka nyinshi rwose ziza zikeneye gukanikwa, kuko buriya iki twita gukanika, ngo kureviza moteri, ngo gufunga moteri yashyushye, imodoka zagize imyotsi, ibyo bibazo abantu baza barega imodoka baba babonye ku modoka biba bifitanye isano no kuba zinywa amavuta mabi. Zishyirwaho amavuta mabi aho bagenda hirya no hino bagashyiramo ayo babonye, zigahindurwa amavuta ibihe byararenze, ugasanga ibyo byarazangije, nibyo usanga hajemo gukanika. Ariko ubundi exactement nkatwe tuba tubimenyereye, twakira n'ubwoko bw'imodoka zitandukanye mu gukora maintenance. Nayo mpamvu ubona tuba dufite amoko y'amavuta atandukanye, nuko ntago buri modoka ngo nuko yinjije gukora maintenance basukamo amavuta babonye. Imodoka n'ikoranabuhanga riyigize bijyana n'amavuta yayigenewe, n'indi modoka n'ikoranabuhanga riyigize bikajyana n'amavuta yayigenewe. Nk'uko ubona hano dufite amavuta, ukabona ko ari amavuta afite ubushobozi bwo gukoresha imodoka za hybrid, abafite viscosity zayo. Ahangaha tugasanga dufite ubwoko bw'amavuta nabwo bundi buba bushobora gukoresha imodoka
zishobora kuba iz'ama hybrid cyangwa zitari ama hybrid, ariko nanone zifite ikoranabuhanga rya catalyst. System ya catalyst na yiriya modoka ibinywa amavuta y'umwihariko bitewe nuko ziriya ni tekinoloji zindi zongewe mu kinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ni nk'indi mashini yashizwemo, ariko akazi kayo nako kurinda kuba ikirere cyakwangirika. Hari elema zirimo, iriya myotsi rero igezemo iyo yayiholudinze, sensa zirimo zumviriza ko nta elema toxique zirimo cyangwa za elema zishobora kwangiza umwuka abantu bahumeka. Ako kazi bikora nabyo bikenera maintenance. Niyo mpamvu imodoka ibigomba kunywa n'amavuta arinda kwirema kwa ya myanda ishobora kujya gufunga za system. Ndetse bigera n'igihe hakajya ushirwamo n'andi maproduit izo bita za catalyst kirina kugira ngo hakorerwe isuku. Ibyo bintu iyo bidakorwa niho usanga umuntu afite imodoka y'ikiri nshya cyangwa yiguze vuba ugasanga irangirika. Moteri ikunda kuzima, moteri ikunda kubura imbaraga, rimwe na rimwe moteri yazimye burundu. Ugasanga rimwe na rimwe moteri ni nzima ibona n'amavuta meza, ariko ya system ya catalyst yayo ntikorerwa maintenance. Twaza twajya kuza diesel ugasanga dufite nk'amavuta hano akoreshwa ku modoka za diesel, za turbo, iza DPF, diesel particle filters, nabyo ku ruhande rw'imodoka y'amazutu nayo ni ya system y'ikoranabuhanga yashizwemo kugira ngo izagira akamaro ko kurinda ihumana cyangwa iyangirika ry'ikirere. Icyo gihe ubwoko bw'amavuta ajyamo nabwo n'ubwoko bw'amavuta bwihariye, afite viscosity zitandukanye n'izindi, afite ubushobozi za propriété zo kurinda kwiremamo ya myanda ishobora kujya gufunga cyangwa se kuziba za DPF. Iyo bifite ibibazo nabyo ni usanga imodoka ibura imbaraga, icika intege, igira imyotsi, rimwe na rimwe ikazima, rimwe na rimwe ikabishobora no kuzima burundu ikanga kongera kwaka. Ukasanga rero amavuta agiye atandukanye n'izi produit cyangwa amaprolines bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ubona tuba dufite ubwoko bw'amavuta butandukanye. Ni uko natwe tuba twakira ubwoko bw'imodoka zitandukanye, kandi maintenance zigomba gukorerwa igiye itandukanye. Buri moteri n'uruganda rwayikoze na tekinoloji ifite igenewe amavuta yayo. Buri moteri n'uruganda rwayikoze na tekinoloji ifite igenera amavuta yayo. Ntago habaho amavuta ngo aya mavuta ya original. Urabona tubona za synthetique, tukabona za full synthetique, tukabona za advanced synthetique, tukabona yo bita za morugene, new generation, cyangwa se ama synthesis technology. Urumva n'ubwoko bw'amavuta bugiye bufite n'amazina cyangwa se n'amagarade bitewe n'amamodoka na tekinoloji y'amamodoka zizakoramo. Birashoboka ko nk'ayo yose wayishyirira mu modoka icyarimwe? Oya, no. Buri modoka yo igenda igira yayo ajyamo. Buri modoka ikagenda igira yayo ajyamo bitewe n'imyaka imaze, bitewe n'ikoranabuhanga ifite. Ntago wayafata yose ngo ube wayashyira muri moteri. Ubwo twatugiye gukora ryakosa ryo kwa bugiye kuba wanywesha imodoka amavuta atayigenewe. Ahubwo buri modoka yo igira yayo. Niba ari igomba kubikoresha advanced full synthetic, ubwo nayo ngayo. Niba ari ikoresha synthetic, nayo ngayo. Niba ari ikoresha synthesis technology, nayo ngayo. Noneho sasa noneho tukajya no mu ma viscosity. Hari zigira 0:30, 0:20, 10:30, 15:40, 5:30, ariko ishobora gukora nko ku modoka y'amazutu. Urumva amavuta agenda atandukana akarutanwa n'ubushobozi nanone bitewe n'ikinyabiziga ajyamo. Turimo dusoza, niba nagukurikiranye neza ibyo ari byo byose, byinshi mu bibazo imodoka zihura nabyo birimo no kutita ku guhindura amavuta. 90% kuko imodoka uko yubatse, buriya ni imashini yubatse ku buryo bigomba gukora igihe kinini cyose gishoboka kandi ikora neza. Ariko noneho yubatse kandi nayo ku buryo bitewe ni urumva ni imashini irakora, moteri irakora, irabuja, irakoresha umuriro, irakoresha ikoranabuhanga. Aho ruzingiye mu kubaho kwayo, mu kuramba kwayo, ni muri kwa guhindura ya mavuta. Kwirinda kubusanya n'ubwoko bw'amavuta ajyamo, kwirinda kurenza ibihe byo gushyiramo amavuta, kumenya ngo nimara imyaka runaka nzashyiramo ayahe mavuta, kumenya ngo n'ubuhe bwoko bw'amavuta ntashyiramo, kumenya ni ikihe gihe nzakora isuku muri systeme hari ya mavuta yinjira ajya gukora lubricant, kumenya igihe kurante zizagiramo ndetse n'ubwoko bw'amakurante azajyamo, ya maproduit washinzwe kurinda imodoka gushyuha bikabije,
kumenya igihe hazajyamo amapororayiniza y'amaporoduwi shimika ashinzwe gukora isuku muri za nzira z'imyotsi. Ibyo byose rero igihe cyose bidakurikiranwa neza, umuntu ufite imodoka, buri abantu benshi bita ngo kuzajya gukanikisha ngo imodoka yapfuye, ariko buriya si cyo cy'ingenzi. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwita ku cyo bita maintenance, kumenya kurante igihe zihindurirwa, amavuta ya moteri igihe ahindurirwa, ubwoko bw'amavuta bujyamo, amavuta ya gearbox, kugira ngo biriya byuma biba byikaraga muri moteri bibuje mu mavuta afite viscosité yo hejuru kandi ayirinda kuba yakwangirika. Igihe rero umuntu abusanya ikintu cya maintenance ntibikorwe neza rwose, nubwo afite imodoka nshya yaraguhenze bingana iki, ibizangirika vuba aho ngaho. Ngo reka tuteguza abantu ko ubutaha tuzaganira ku modoka zitwa Santa Fe. Hari abantu bamwe bagiye batwandikira batubaza ati Santa Fe ko kuyivana i Kigali ukayigeza mu Ruhango ukayigarura iba yashyushye bite? Ubwo nabyo tuzabivugaho, tubabwire impamvu zibitera. Tuzabivugaho cyane, ariko aho wenda icyo navuga gato nuko hari ukuntu abantu bagira ngo ubwoko bw'imodoka runaka ntibushobotse, cyangwa ni pirate nk'uko babivuga, cyangwa ntizikomera, ariko ahubwo ikibazo kiba kiri ku kutamenya amakuru y'uko ya modoka izitabwa. Kuko buri uruganda iyo rwafashe umwanya rugashongesha ubutare, rukacuramo ibyuma, rugateranyamo imodoka, bigafata imyaka, imodoka zigasohoka zikajya ku isoko, ziriya modoka ziba zishoboka, ziba zinakomeye. Ahubwo icyo abazakira mu duce dutandukanye babura ni ukubura amakuru yuzuye y'uko ya modoka ibungwabungwa. Burya ya modoka nayo ibiteye ku buryo igomba kuzamara igihe, igomba kuzarama, igomba kuzaramba. Uzasanga umwe avuga ati ngiye Santa Fe irananira, irashyuha, igira imyotsi, ifata urubo, ariko ugasanga hari undi mugenzi we nawe utajya ugira ikibazo na kimwe, kandi bafite imodoka zimwe, uruganda rumwe, zakozwe mu mwaka umwe, ubwoko bumwe. Ikibazo ugasanga kirihe, itandukaniro riri mu ko zitabwaho. Hari uwageze amakuru mbere cyangwa akamenya abazamufasha kuyibungabunga, hari n'uwabuze amakuru akaba afite abantu batabizi nabo, akabyitiranya ngo kera ngo nari mfite ngo rava yanjye cyangwa se karina yanjye ngo yankoreraga ngo ndamuhana Santa Fe yanjye cyangwa indi, ugasanga nawe nta tekinike yo kuyibungabunga yifitemo. Bigatuma rero abantu bashobora kugira ngo hari ubwoko bw'imodoka budashoboka, hari ubwoko bw'imodoka busaza vuba, hari ubwoko bw'imodoka budashoboye inaha, ariko ikibazo ari ya manque de formation, kubura amakuru y'uko ya modoka ibungabungwa, produit ijyamo. Engineer Elia turagushimiye cyane. Ubwo n'abadukurikiye nimero ze ngizo zirimo ziranyuraho hasi, muzirebe mu kiganiro. Abifuza kumuhamagara ndetse no kumwegera kubijyanye n'izi produits z'imodoka ndetse n'ibijyanye no guhindura amavuta y'imodoka, nkamuhamagara. Akoze cyane. Nakoze nawe. Bantu mutunzi imodoka z'ikoranabuhanga zinywa mazutu, diesel cyangwa essence, cyane cyane za hybrid, mwaba muzi ko izi modoka zigira amavuta y'umwihariko yagenewe system za DPF na Catalyst. Mu yandi makuru nuko hejuru ya 90% y'abatunzi imodoka mu Rwanda arizo muri ubwo bwoko, ariko nyamara 85% ziri mu igaraje. Izikiri kugenda zacitse intege, zirashyuha ku buryo kuzitinza nabyo biri kuziganisha habi. Ibi byose biraterwa no kudakurikiza amabwiriza ya maintenance mu masysteme yazo. Inkuru nziza ishobora gutuma udahangayika, ariko nuko igisubizo cy'ibyo bibazo kiri muri Autokorea Maintenance Limited. Iki ni ikigo kirimo abahanga mu gusuzuma amasysteme yose agize imodoka ndetse no kwifashisha produits zikenewe kugira ngo izi modoka zikorerwe maintenance. Basanga igikondo bagufashe muri maintenance y'umwihariko ku modoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0786 20 60 54. Nyamara ngo ikintu cya mbere burya ni amakuru.